ningejwi abandi nikakajwi. Ndagira ngo wumve witonze aka kantu. Hari ibintu bajya bakina ngo ni prank n'ibiki. Ibyo bintu bihagarare. Sibyo. Tumubona arimo yamamaza avuga ngo narakijijwe. Yesu ashimwe cyane. Nibavuga ko icyakujyanaga ari ubuzima. Uyu munsi birangire. Prophet Ernest Nyirindekwe ngira ngo ntabwo yongeye guciryera uyu mukristo we Jackie w'i Rwanda ubwo yari amaze kuva mu mazi. Demondi Jackie yahise akomeza yigira mu by'isi byiwe, ndetse anavuga ko atareka gusambana nk'uko byagiye bigenda bigarukaho n'abantu benshi. Ibyo rero bigatuma abantu bavuga ko bishobora kuba wenda ari igihano Imana yamuhaye kugira ngo abanze yumve asogongere ku gihano cy'Imana. Wicare mubisa ngo gusambana n'icyaha, rero icyo cyaha nzakizire. Asoni njye ntabwo wabuza gusambana, nahangaha ndidekaraye ntabwo nzabireka. Wabyumvishe neza, uyu yitwa Prophet Ernest Nyirindekwe. Uyu ni umuhanuzi yamaze gufungirwa hano mu Rwanda kuba yahakorera. Ubu ari mu mahanga, ngira ngo yahoze arimo arakorera ibitaramo byangwa se ibiterane bye hariya muri Canada, mu Bubiligi. Biriya bihugu yarabyifatiye uyu Prophet Nyirindekwe Ernest. Umunsi umwe Jackie abatizwa mu rusengero, kwa kundi abantu bamaze kubatizwa bakinjira mu rusengero bavuye mu batizo, Jackie yagaragaje amarangamutima avuga ko abantu bamuba hafi bakamusengera kuko ngiyo ari wenyine ibintu byinshi bishobora kuba byamushuka. Uyu Jackie mu mubatizo we yatunguye abantu ukuntu yabatijwe afite amaherena mu mazuru, wagira ngo ni za nka za kera bashyiraga amaherena mu mazuru. Batangira gutekereza ko uri umupasiteri, bibaza impamvu yemeye ko Jackie ajya mu mazi yuzuye amaherena mu mazuru. Abantu banavuga ko Jackie rwose atigeze ahinduka, ari nko gushaka kwitwikira agatwika abatizwa, cyangwa se wenda ashobora kuba yari yiganye uwitwa DJ Brian, cyane ko nawe yari yabatijwe n'uyu mu Prophet Ernest Nyirindekwe. Avuga ati ahari kuko wenda yabonye DJ Brian abatijwe ndetse n'abandi bastari, ati nanjye reka ngire ntwike, wenda bishobora kuba byagira views cyangwa se bikangira umumaro mu gihe kimwe runaka. Ubwo byarakomeje muri uko kubatizwa. Prophet Ernest Nyirindekwe abwiye Jackie ndetse n'abari bamugaragiye, arabwira ngo hari ibintu bajya bakina ngo bimeze nk'amapranka. Wowe Jackie ntidushaka kubona mu mapranka, niko yamubwiye, aho dushaka kubona uvugira Imana wamamaza ubutumwa bwiza. Ntabwo byateye kabiri, n'amezi 6 yonyine aciyeho mu gihe umubatizo wa Jackie umwaka urenga. Amezi 6 aciyeho Jackie yaravuye mu mazi menshi. Yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko atareka gusambana ngo arabikunda, ngo niba ngo ari n'icyaha ngo azemera kizire, niba ari n'ijuru ntazigera rijyamo, ariko ngo ntabwo azigera areka gusambana. Uyu Jackie w'i Rwanda rero ni inshuti bya hafi n'uwitwa Burikano na Buringuni. Bamaze gutangaza ko Jackie yabibwiriye ku giti cyabo ko yarozwe, kandi Jackie arimo kubagwa bambegwa mu cindasago, abapfumu barimo kumucindasago ngo barebe wenda ko yagarura ubuzima. Byatumye Burikano na Buringuni babyinubira, bavuga ko bakeneye umuganga ushobora kuba yahangana n'uburwayi afite, akamuganga ahura agakira, atari abaga bamuca indasago. Rimwe n'imwe bakanababeshya ko ngo ari imitungo y'umuryango arimo arazira. Kanda like ubundi subscribe ubundi dukomeze. Hanyuma uyu Jackie rero ubu yamaze gutangaza ko arwaye kandi arembye, amezi 2 akaba ashize ngo arwaye ikintu cyitwa amarozi, ashobora kuba yararozwe. Ahagira ati umuntu wanduze sindamumenya, ariko nimumenya nzamubabwira sinzamuceceka. Iri jambo naryo ryagiye rigarukaho n'abantu benshi bagiye batandukanye, bavuga ko uyu murozi wakuroza ashobora kuba byumva neza ibyo urimo kuvuga. Nta murozi urashobora kwihangana ngo yihanganire kuzamuvuga ku mbuga nkoranyambaga ko wamuroze, aho akomeza gukoresha ishoka byose bikarangira anakwishe, anakurangije, akagutumaho abantu b'inshuti zawe, ahubwo bakaba bakwica aho kugira ngo uzamumenye, ahubwo byagira gute
yakurangiza. Ubwo abantu basengere Jackie w'u Rwanda kuko isaha n'isaha ashobora kuba rwose yapfa, ubwo afata video akavuga ko bamutabariza yarozwe n'uburozi yariye ataramenya wabamuhaye, namumenya atazigera aceceka rwose azamuvuga. Iryo n'irindi kosa rikomeye cyane rishobora gutuma Jack ahubwo ibintu bimukomerana, ati aramutse atumenye yatuvuga, ahubwo reka tumurangize kugira ngo atazigera abasha kuba yatuvuga. Ngayo nguko rero Prophet Ernest Nyirindekwe, ngira ngo ntabwo yongeye guca iryera uyu mukristo we Jackie w'i Rwanda ubwo yari amaze kuva mu mazi. Ubundi Jackie yahise akomeza yigira mu by'isi byiwe, ndetse anavuga ko atareka gusambana nk'uko byagiye bigenda bigarukwaho n'abantu benshi. Ibyo rero bigatuma abantu bavuga ko bishobora kuba wenda ari igihano Imana yamuhaye kugira ngo abanze yumve asogongere ku gihano cy'Imana, asubize ubwenge ku gihe, cyane ko nawe yatabaje avuga ngo abantu basenga abanyamasengesho ngo bamugabeho igitero cyangwa se bamusabire kuri Nyagasani kugira ngo abashe kuba yagaruka mu buzima. Uyu munsi Jackie wavuze ko ateka gusambana nyuma yo kubatizwa, aka kanya ari mu bitaro cyangwa se aharwariye ndetse arembye cyane, ari gutabarizwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ntabwo ari izo nkuru gusa ziri ku mihanda. Uwitwa Gasuku ndetse na DJ Jihad bafatanye mu mashati mu magambo y'ibitutsi nyandagazi. Uwitwa Jihad aragira ati Gasuku yagiye kwiyogoshesha muri resitora za Make bamutera ibiturugunyu, ngo rwose niyo bituma avuga nabi. Ati ibi biturugunyu wabanza akabikanda akakumvisha ko ukwiye kuba waca bugufi. Gasuku nawe ntabwo yazuyaje, yahise amusubiza ako kanya rwose, amubwira ko ari igitinganyi kandi ko nta bwenge afite. Ikindi amubwira ko atigeze yisiramuza, ndetse amutuka n'ibitutsi bikomeye cyane, bya bitutsi nyine Gasuku nawe ajya agira, cyane ko ari umwe mu bantu ngo bahiriwe no gutukana no kuvuga nabi ku mbuga nkoranyambaga, bikaba bimwinjiriza akayabo n'akayabo. Ngo ibiganiro bye biragoye ko wabyumva uri kumwe n'abandi bantu bya Gasuku, ngo byumva wiherereye, kandi ngo biragoye kuba watangaza kuri inshuti ya Gasuku cyangwa se ube wakwemera ko umwemera mu ruhame, ngo ni inshuti mbega yo mu buryo bw'ibanga. Ibiganiro bye bigoranye kuba wabyumva uri kumwe n'abantu, kubera ko bamenya ko nawe nta bwenge ufite wo kubasha kuba wakurikira umuntu uvuga amagambo y'urukozasoni. Bantu rero mukunda gukurikira Top Rwanda 250, kanda like, kanda subscribe. Updates zitandukanye zo ku mbuga nkoranyambaga kuri iyi mihanda zijye zibasha kuba zakugeraho ku gihe. Ningejwe abandi nikakajwe, hanyuma tuzajya tuba update zitandukanye. Inkuru ziri kuva mu mihanda ni nyinshi cyane, arizo umupasiteri witwa Pasiteri Claude wapfushije se wabo cyangwa se yita umubyeyi we, yarashinyaguriye urupfu rwa Gogo Gloriose, akavuga ko atajya kumushyingura kubera ko ari kure. Views zava mu rugendo rwo kujya kumushyingura n'amafaranga yaba amaze kuhatakariza rwose bitavamo ngo adakwiye kuba yajya gushyingura uwitwa Gogo Gloriose, bigatuma uyu munsi nawe bamwibutsa y'agashinyaguro yavuze. Uwo ni Jihad nawe bamufashe mu mashati amwibutsa ko adakwiye ubutabazi na gato, kubera ko nawe n'umushinyaguzi yagiye ashinyagurira abantu batandukanye bapfushije, nawe adakwiye kuba yasaba amafaranga cyangwa se ubufasha, akwiye kumenya ibyiwe ndetse n'umupfu. Ngayo nguko rero biri hano ku muhanda cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, inkuru ziri trending. Ibya Miki na Aga bimaze kuba byacogora nabyo, ariko hari ibiganiro bimaze iminsi bivugwa ko biriya bintu byavuzwe kuri Aga bivuzwe na Regis bishobora kuba rwose ari ukuri kuzima, ahubwo Miki arimo arakinwa agakino adashobora kuba azi, kandi Miki yahinduwe na Aga ngo asigaye yitwara nabi mu buryo abamukundaga cyangwa se ababanaga nawe umunsi ku munsi byabatunguye. Like, subscribe, ciao ciao.